Reka rero nongeye nguhereze ikaze ku YouTube channel ndetse no kwifuriza ibihe byiza no kugubwa neza uherereye hose we tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwanya rero reka tugaruke kw'aya makuru amaze umwanya utari mutoya atangiye gucecekana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. N'amakuru yababaje abatari bakeya by'umwihariko abafana b'umuhanzi The Ben, umuhanzi ukunzwe n'abatari bakeya muri muzika nyarwanda. Kuvuga yuko urugo rwa The Ben ubu ngubu ruri mu marembera ntabwo ari ibintu bikiri byo gushidikanyaho, ahubwo ni ibintu byamaze kuba impamo bitewe n'ubutumwa The Ben we ubwiwe ku giti kiwe yashyize hanze ku rukuta rwe rwa Instagram, bukaza buherekejwe n'ubundi bita Uwikeza Pamela yatangaje hashize akanya gatoya The Ben nawe atangaje ubwo butumwa. Wakibaza rero The Ben yatangaje iki, Pamela yatangaje iki, ku buryo nta kindi cyahise gitangira kubyiganira mu mitwe y'abantu cyangwa se mu bitekerezo by'abantu, uretse ko urugo rw'aba bombi rwasenyutse, divorce ishobora kuba igiye kuba. Reka tubyinjiramo neza turebe ngo The Ben yatangaje iki, naho Pamela nawe niki yatangaje nyuma y'uko The Ben yari amaze gushyira hanze ubwo butumwa. Ngo ikaze nimba bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi. Mbere na mbere mu minsi yashize, reka iki kibazo ubundi tugihere mu mizi kiri hagati ya The Ben ndetse na Uwikeza Pamela, rwose gikomeje kuvugisha abatari bakeya, cyangwa se mu minsi yashize cyagarutsweho cyane. None dore uko bigenze uyu mwanya, ni ibintu rwose bitunguye abanyarwanda benshi. Mu minsi yashize nibwo mwabonye video The Ben ateruye umwana we mu rusengero yagiye kumusengeshereza, gusa nk'uko byagaragaye uwo bita Uwikeza Pamela rwose ntabwo yigeze agaragara ku mafoto, ngira ngo ni ibintu mwabonye. The Ben yari ateruye umwana wiwe ndetse ari kumwe na mama we, naho umufasha wiwe Uwikeza Pamela ntabwo yabashije kuba yahagaragara. Gusa abanyarwanda benshi babyibajijeho ndetse bigeraho wenda baravuga ati hashobora kuba harabonetse impamvu, wenda nka Pamela ashobora kuba yararwaye, wenda ntabwo babitinzeho. Gusa nyuma y'igihe kitarenze icyumweru kimwe, uwo bita Pamela yananiwe kugaragara mu rusengero baje gusengeshereza umwana wabo, yagaragaye rwose arimo yibyinira n'umusore ntacyo bimutwaye, yambaye crop hejuru. Ubwo nimvuga crop mve twa twenda tuba duciyemo nyine. Uwo bita Pamela yibyina rwose, inda iri imusozi, yambaye pantaro nziza cyane y'ikoboyi, arimo abyina n'umusore ntacyo bimutwaye, umusore wanamutanze ubwo uyu mukobwa yakoraga ubukwe. Ni video rwose yashyize igisebo ku muryango wa The Ben, ni video yagarutsweho n'abatari bakeya, ngira ngo rwose yaranenzwe cyane uyu mukobwa Pamela, ndetse ni umubyeyi ubu ngubu afite umwana umwe yamaze kubyarana na Ben, cyangwa se The Ben bafitanye umwana. uwo bita Rutanga rw'amaboko yarongeye aramunenga cyane, ngira ngo n'igihe hasohokaga indirimbo yabo bari bise True Love, uyu The Ben yari yakoreye Pamela bagaragazaho amashusho y'uyu Pamela twite, nabwo Rutanga rw'amaboko yari yabanenze bikomeye icyo gihe, ndetse na mama wa The Ben yaramunenze cyane, biza kugira naho uyu The Ben yaje gusaba mama we imbabazi. Nyuma y'ibyo byose rero ngira ngo hari igitaramo giherutse kuba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu, The New Year Groove. Igitaramo cyahuriyemo The Ben ndetse na Bruce Melody Nova Star bari barimo hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nk'uko mwabibonye ni igitaramo cyabaye uwo bita The Ben ndetse na Bruce Melody batameranye neza, hagati yabo hari gucyocyorana uko bwije n'uko bukeye ndetse no gusebyanya. Nyuma y'igitaramo rero cyabaye, uwo bita The Ben twavuga yuko yakoreye abafana babo biwe ibitanejeje, ndetse no ku rubyiniro bamwe bagasohoka. Ubwo uyu The Ben igitaramo cyiwe cyari cyaraye kibaye, ngira ngo yese ava no mu gihugu cyiwe cy'u Rwanda yerekera muri Tanzania, aho yari amaze iminsi, usibye yuko ubu ngubu yongeye kuba yagaruka hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Umubano rero w'uyu musore wacu The Ben ndetse na Pamela umeze gute, niki kirimo
kigaragariza abanyarwanda yuko uri mu marembera, nk'uko bose batangiye kubivuga yuko nta kindi gishobora kuba kigiye kuba muri uru rugo uretse ko hagiye gushya, urugo rw'aba bombi rukaba rugiye gusenyuka. Reka tubyinjiremo neza. Twari tubanje kubanyuramo uburyo ibintu bimaze iminsi bimeze, ibintu bimaze iminsi bihagaze hagati y'uyu musitari wacu Ben ndetse n'umufasha we Uwikeza Pamela, rwose umukobwa mwiza cyane, umukobwa washakanye na The Ben. Gusa mu byifuzo bye cyangwa se mu ma interview yari yaragiye akora mbere y'uko ahura na The Ben, we yabaga yivugira yuko ubundi yari azi yuko atazashaka umugabo, ariko The Ben araza rwose yumva aratwawe birangira bibaniye, ndetse ubu ngubu urugo rwabo mu minsi yashize rwose twavuga yuko nabwo batari bameranye neza ubwo iyo video yari ikimaraga kujya hanze. Mbere na mbere reka tubanze turebe ubundi bintu uyu The Ben na Pamela badakunze guhuriza hamwe, bakunze gupfa cyane umunsi ku wundi. Ikintu cya mbere, uyu mukobwa Pamela mubona umugore wa The Ben akunda ifoto ku rwego rwo hejuru. Icyo ni ikintu rwose bakunda gupfa cyane, ndetse na The Ben, kubera yuko uyu The Ben nk'umusitari aba ashaka yuko ubuzima bwiwe buba ubw'ibanga. Burya ngo umuhanzi wese iyo ubuzima bwe yabushyizeho karubanda nyine akigaragaza cyane, usanga hari n'ingaruka birimo bigira kuri kariyeri yiwe. Rero uyu The Ben nawe nuko aba ashaka kubikora, ndetse akifuza yuko n'ubuzima bw'umugore wiwe cyangwa se nyine ntababimenya, ariko uyu mugore we Pamela rwose yaramunaniye ku kintu bita ifoto. Iyo ukigezeho rwose urituriza, na The Ben ntacyo yakora. Uyu mukobwa rwose akunda kwifotoza. Icyo ni ikintu uwo bita The Ben yagerageje kuba yaca kuri Pamela, ariko n'ubundi biranga, biba ibyo ubusa. Uyu The Ben na Pamela kandi ikindi usanga badakunze guhuriza ku idini. The Ben ni umuporo, ariko uwo bita Pamela rwose usanga we atabashaka kubikozwa, ndetse nk'uko byagarutswe mu minsi yashize, impamvu uyu Pamela ashobora kuba ataragaragaye mu rusengero ni uko adakunda idini rya ADEPR, ndetse mu minsi mike mukamubona arimo yibyinira inda yose yayishyize imusozi. Rero ubu ngubu urugo rwa The Ben ndetse n'umufasha wiwe, nyuma y'uko iriya video mwese mwabonye yagiye hanze, bakomeje bacyocyorana cyane, ariko urugo rwabo bombi ruri mu marembera. Uwo bita The Ben agiye ku rukuta rwiwe rwa Instagram, arangije arandika ati ibihe ndi kunyuramo rwose bitewe n'umufasha wanjye ni ibihe navuga yuko bitoroshye habe na gatoya. Naho uwo bita Pamela nawe yaje nawe ku rukuta rwe rwa Instagram, arangije yandikaho emoji zo guseka ebyiri, ndetse hariho niyo kurira. Ibyo ngibyo uwo bisanishije byaba bivuze iki? Nawe uri buze kudusigira igitekerezo cyawe muri comment cy'uko wasobanura ubwo butumwa.